ariko ndekera umukino wanjye n'umukazana wanjye n'umuhungu wanjye. Icyo ngusabye ni inkunga yawe nta kindi. Ujye urebera, urebesha amaso ariko umunwa ntunyeganyege. Apana kunyivangira mu bintu. Inkundo. Amakomo nari danje. Kuba wabumvise ngo inkundo. Ese undi inkundo ni ibiki Kevin? Urabona ni ukuri kaba nagusonga. Ahubwo se kama kibasumba ariko ihangane rwose sibyo. Karo nabyumvishe ibyakuzanye nushaka rwose wigendere. Uranyirukanye se ndikumva utazanywe n'ubuhoro. Nukuri n'ubuhoro n'ubu nushaka umwe ngo tugire n'ibihumbi 10. Ubu nureba koko nagaheka atarahita utangiye kuzana ibyo bintu by'imitereto koko ariko nanyuzeho ndavuga ati uyu inshuti yacu umuturanyi ntago nanyuraho ntayivugishije none nawe ubu uri kuririra ku rupfu rw'abana banjye koko. Basi mbabari Karo wakigendera nta kibazo wari ukoze ku nsura. Wari ukoze ku nsura nyamara ubitekerezeho ko nyamara wari kubitekerezaho mwa ese ubona nubwo nyine iminsi ziri kushiramo ariko nta kibazo rwose ariko wa musaza urabona amagara atagisukuma koko. Ukomeze kwihangana rwose nta kundi nyine byagenda ngaho bayi nyine sinanaguherekeje. Ndumva mba nta kibazo kumperekeza byo nta kibazo. Genda nyine ahubwo ugira urugendo rwiza. nta kantu se wari buze gukenera se kurya hakubwira botike uri buze kubijya kubirebamo. Karo ntacyo tuzavugana ubutaha ubu ndumva naramutse neza pe. Oya nta kibazo sawa uramukira. Wari ukoze ariko rwose tubifate nkaho narinde kukukina ku mubyimba mwa sibyo. Oya nta kibazo abaza abantu b'abasaza izo ngeso murazigira. Oya ntabwo ari twese ngaho ugerayo amahoro. Yego Mukazana wowe ntugire ikibazo n'iki na kimwe nakubyariye umugabo. Shama umugabo kumutsinda yarara bigoranye. Yego musaza ndumva nyumisha. Mwana wa Maura musaza amafaranga guhaye wazana tukagabana. Uwe musaza se kandi Uyu se tubisikaniye aha ngaha nta kintu guhaye. Kare. Waraje kuguma kunyihanganisha wa mwana we dore kweho n'amafaranga rwahiza akoze ubundi aya mahahara y'amabombogoro y'amagufwa ubu uri kwanika muri iyi mbeho kuko yamva he nanjye he. Mama rero ibintu byo kukubwira ntago ari ibyo. Byo kukubwira ngo tugiye gukira. Ubwo ratangiye ikunda ryawe ry'amafaranga. Ngiye mubwiye ngo tugiye gukira. Umva nkubwiye. Ukezwa n'iki ko no mu banteye umwaka wagira ngo nawe urimo. Mana guteye umwaka. Bana banjye. Naguteye umwaka ma. Salama ko yajyaga nyifashiriza mwebwe ibyanyu ahubwo ari ukumpemukira. Ariko ma wirengagije ko nanjye ari bashiki banjye bapfuye. Insinzi ya mbere twayinjije. Agasigaye kene nabonye afunga umutwe mu gato. Ahubwo tuzajye kunywera hehe twigurira akantu tubyina insinzi. Nuko umwanzi wacu mani muri. Ya inziyo tuzajya kukamwira abako babashyinguye. Ubu se bazutse. Nabona bishwe n'inzara birabyimpanuka geze cyangwa wenda baguye mu modoka kubera inzara batindura abayoboye ko bahora n'inzara. Baba ari abamira gusa. Salama ko kurugo rwe rwanda bishyitse. By'abatindi ntiwabimenye. Mugana no wabimenye. Wowe genda utuze utange keya kuri Kenya. Nakubyariye umugabo.
ibyo by'amafaranga se uvuga ni ibiki bigiye kunzurira abana se nibura mva nkubwire ma reka nkubwire kandi nkubwire ujye ubyitaho ba bantu bagonze bashiki banjye ubu leta ibirimo ndi kumva ngo bagiye kuduhereza miliyoni niba ari zingahe niba ari 120. nagatanga hari ikindi uri kuvuga nibura se zizazura mu mwera wenda nongere ngire tubiri kandi uracyangiye ma ibi ngibi nanga umuntu akubwira ibintu birimo amafaranga ngo se izo miliyoni 100 nawe wari kuzapfa uzitunze bwira izo miliyoni niba wari kuzapfa uzitunze aho ngize n'amahirwe tugiye kuba aba boss salama rwose yatagenda umwana wawe kandi ibyo utangiye yego nanjye ntabwo nishimiye ko bapfuye ariko kuba barapfuye byibuze biduhaye umugisha wo kugira ute wo kubona amafaranga miliyoni mbega amafaranga uzi ko ma njyewe niyo byibuze baduha na miliyoni 5 gusa biraba bihagije mva nkubwire mushi wishimiye amafaranga kuko nta gise wagiyeho di urumva ntanda wagize amezi 9 ngo ujye ugenda wigengesere udahunga wanga ko bahungabanira mu nda reka nkubwire ma ndakubwiye ngo ayo mafaranga ntazanzurira abana azaze cyangwa arorere wako nawe kuyashakara shana nawe yashaka icyo nzi ahubwo mareka nkubwiye ariko reka rero kwishima abantu barapfa hasi ubundi ma ndanga kwishima mbazure umva gira wambika ayo magongoro undi imbere ibyo by'amafaranga ngenda cyifitiye agahinda k'abana banje amafaranga atari mu agahinda karakizwa n'amafaranga ma nubona miliyoni ukaguma umeze gutyo ndagerageza ndebe ko niko ntumva bizacana umva ikanzu y'agatimba ugomba kuzambara n'umuhungu wanjye nta bintu byo kuzita mu Butaliyani mama nawe rwose ugiye gushyiramo udukoryo n'abandi nubona miliyoni ukagumya umeze gutyo shanda menya ko noneho abo bana bawe babakunda miliyoni se nzayishingira miliyoni se nzayikuramo umwuzukuru reka nkubwire ma nanjye ndahari nzashyingirwa witangira kuvuga ngo bazashyingirwa bazagira ute je sinago mpare nago nzashyingirwa ubwo ryo kigisahira ndagusa ubundi ubuku cyatari weho wagenga abana banje basigaye nako ndakamenye ma ntabwo nkunda umva ngiye rwose nukomeze kunyasama ntabwo nkunda icyo nicyo kintu umaze kumenya ma ubu ngiye nanifitiye bya bindi abasirimu bakunda kuvuga ngo ni satarasa rwose mu mutwe ubu bya bisatarasa byanteye ngiye nkubwira yuba waragiye kwiga ayo makuru si yari mazima nta kindi nakubwiraga miliyoni 100 umenye ko zigiye gutaha muri uru rugo na 20 na kumerezamo miliyoni 10 umva mushi shinguka aho ngaho ugenda ubwe na birabyana by'abaturanyi biri kuza kunsakuza mu matwi biri kunyibutsa abana banje ujye ubikubita byigire rwose umva nshaka kwicara ngenye iyo bibwejagura mpita nibuka salama umva nkubwire ma ihangane kandi utuze ibintu bimeze neza nawe nurakara ntabwo urabazura icyo nicyo kintu nkubwiye kandi ngiye nanagiye nta kibazo ngayo ngo birundeke ngenyine naki cyohe gusa cyabura ubabazwa na bashiki bacyo